uhaye umutima wanjye mwami ngutegeke uzuza urukundo n'imbaraga zo mw'ijuru nguhaye umutima wanjye mwami ngutegeke uzuza urukundo n'imbaraga zo mw'ijuru. Mwami turagushimye turaguhimbaje, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami tuguhaye imitima yacu ngo uyitegeke, rikuyobore mwami, uyobore mu nzira yo gukiranuka. Mwami tukwetse iki kiganiro tugiye gukora mu izina rya Yesu, mu imbaraga zawe ukiyobore nk'Imana Data Yesu Kristo Mwuka Wera, amen. Bakunzi ba T-Love and Jane, nk'uko bisanzwe hari ibyo twabwiye muri introduction. Ubu ndi kumwe n'umukozi w'Imana uri anointed uri anointed cyane, abantu benshi sinzi na bamuzi, ariko bamuzi muri filime yitwa Intambara y'Ubuzima. Afande umeze ute? Amapeti yawe rero ko nayabona. Amapeti ari mu mwuka, ari mu mwuka. Aya mapeti mu mwuka arahari. Ngo ayo mapeti ari mu mwuka nayo tugomba kuyamenya cyane. Navuze byinshi rero, reka wibwire abakunzi ba T-Love and Jane. Yes. Bagwe aho uri we, icyo ukora mu buryo bwo mu mwuka, mu buzima busanzwe. Yego. Murakoze cyane. Ndabasuhuje, nitwa amazina yanjye yitwa Sendikumana. Nkuko yabivuze ndi umukinnyi wa filime. Muri filime yitwa Intambara y'Ubuzima nakinyemo ndi umupolisi. Ariko no mu buzima busanzwe ndi umuhanzi w'indirimbo za gakondo, ndi n'umubyinnyi. Hama nkaba ndi n'umukristo, ndi n'umuvugabutumwa mbwiriza ijambo ry'Imana. Muri etorero Itorero rya Zion Temple ya Kimironko. Apotre ameze ate? Intumwa Apotre araho ameze neza. Yego. Nkuko yababwiye yitwa Ndikumana Arsene. Ese ukina witwa izina ni polisi cyangwa arufezino ufite bagukastinze? Okay, muri filime ntago bamvugamo izina. Ariko nyafande nyene bayita afande muri filime. Nta zina rindi gihariye ririmo. Okay. Anyway, uri serious muri filime? Uri serious cyane. No bizi se abantu abapolisi n'abasirikare tugomba. Uriya ikibazo ngize, uriya abenshi iyo babonye abapolisi abasirikare bumva ko badakijijwe. Hari abapolisi bakijijwe ra? Yes, mu bapolisi no mu basirikare harimo abantu bakijijwe. Nubwo twabikinye muri filime wenda, ariko no mu buzima busanzwe hari umuririmbyi no ari afande yitwa Simon Kabera, ngira ngo uramuzi. Ndamuzi cyane. Niba ari umupolisi, niba ari umusirikare. Umusirikare. Yes. Kandi n'umurokore mwiza, afite indirimbo nziza zo kuramya no guhimbaza Imana ziryoshye cyane. So barahari benshi cyane b'abarokore kandi bakunda Imana. Okay. Rero bakunze ba T-Love and Jane, dufite topic dushaka kutuganira rero mukozi w'Imana. Umva umuvuga butumwa, uri umukinnyi wa filime, bijye kunyura ko tuvuga kuri topic imwe gusa. Eske umukristo yamanaginga ubuzima bwa gisitari gute? Cyane cyane uraba ku bashakanye, batarashaka, uko umukristo ashobora kumanaginga ubuzima bwa gisitari. Ko umukinnyi wa filime ni umuntu w'umufensi ukomeye cyane, haba umuhanzi, ariko twere turavuga ku buhanzi cyane cyane dukora bwa filime. Niba ngombwa nibyo ukora nabyo bivugeho, kuko ukuntu ujya hari ugahamirizwa kubita ingoma, abantu bavuga ngo ubikora neza, usanga ubaye attractive, ukuruye abantu, ukuri igitsina gore, ukumva ko nawe wabaye umusitari, usanga uguye mu cyaha runaka. Rero ibyo ndagira ngo tubiganireho cyane cyane kuri topic uko abashakanye
ba managinga ubuzima bwa gisitari kugira ngo bitabasenyera. Ese inama wajyana iyi ni iki wabivugaho ugende no ku ijambo ry'Imana nk'umuntu uri mu buzima bwa gikristo? Yes, urakoze cyane. Ndagira ngo turagenda tubiganiraho, ntabwo biba byoroshye, ariko turagenda duhana ibitekerezo, amayide. Ubundi hari ikintu kijya kigora abantu mu buzima, no kumanaginga success cyangwa success. Iyi fame. Yes, kuba fame cyangwa se kuba uri famous. Abantu benshi hari igihe bibagora kubimanaginga, niyo mpamvu usanga baguye mu mitego batari biteguye, batari biteze kuba bagwamo. Ariko buri ikintu nasobanukiye mu buzima nuko mbere yo kujya mu kintu icyo ari cyo cyose ugomba kuba ufite intego. Ugomba kuba ufite intego. Niba uri umukinnyi wa filime, nababwiye ko ngiye nkora ibintu byinshi bitandukanye, ariko muri byose ndi umugabo, ndubatse, mfite urugo, mfite umudamu n'umwana. Kandi nagiye nisanga ndahantu henshi hatandukanye kubera nyine ibintu bisanzwe nkora. Nagenze ibihugu, nagiye ku masenari internationale, nahuye n'abantu benshi batandukanye kandi bakomeye. Abantu bakagushima, bakagukunda. Ariko icyo navugaga, kuba ufite intego mu buzima ni ikintu cy'ingenzi. Ufite intego. Niba uzi ko wubatse, washatse urugo, ubundi Bibiliya avuga ngo urugo, iyo abantu bagiye mu rugo bagomba kubana akaramata, bagatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Sibyo? So icyo gihango rero uba warakoranye n'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe, ugomba kukigira intego y'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo niyo waba uri umusitari, ugomba guhora wibuka ko wasize umugore mu rugo, wasize umugabo mu rugo, kandi ugomba kumubera umwizerwa nk'uko muba mwarabisezeranye imbere y'Imana cyangwa se imbere y'abantu. So rero ikintu kigora abantu benshi cyane ni ukutamanaginga success, kuko filime zirazamura abantu, filime zituma abantu baba ibyamamare, bagera kure, bararebwa. Urumva, uretse na filime, ibyo kubyina, ikintu byose, hari igihe Imana iguha umugisha ukaguka pe, ukabicyamamara, abantu bakagukunda, abantu telefone zitavanaho ibiki message z'abakobwa, z'abagabo, dukunda ukukina, tuzahure dusangire. Urumva, ibyo ngibyo byose rero ni ibintu ugomba kwitega, ariko ugahora uzi neza ko ufite intego y'urugo rwawe. Sinzahemukira umugore wanjye, sinzahemukira umugabo wanjye, nzakomeza kuba umwizerwa. Sibyo se? Nawe ufite umugore w'icyamamare, urabizi, kugira ngo ariko ushobora gutekereza umugore wanjye nk'ubu, ariko I think ko umugore wawe si bimeze neza se, kandi ariko tuyimanaginga, ariko mubimanaginga. Yes, so ikintu cy'ingenzi ni uko ufite intego y'urugo. Sibyo? Naho iyo udafite intego pe, ni uko wumva ejo umusitari runaka yashwanye n'umugabo cyangwa se n'umugore, ni ukutamenya kumanaginga success ugezemo. None se nkawe Arsene, ukina umupolisi, buriya abantu wenda batajya filime bazi ko kuba umusitari ari ukuvuga cyane no kugaragara byakugira umusitari cyane. Buriya iyo urabizi kuri set yagiye dutaha amajoro, saa 7, saa 6, hari n'abataha saa 9 mu rukerera. Icyo gihe umugore wawe bifata ute iyo utashye ayo majoro utegereje gukina izo scene, abashaka ko kanira mu kominikana iby'urugo rwanyu? Icyo gihe utashye ayo majoro ukora iki, we abyakira ate? Yambo ofete ikintu gihari, icyambere nuko njyewe umugore wanjye, icyambere afitiye icyizere. Uyu ufitiye icyizere umuntu nta guhungabana uvuge ngo byagiye umugore wanjye cyangwa se umugabo wanjye, abazi neza ibintu urimo. Icya kabiri, izi filime dukora ni akazi. Urumva, umuntu aba ari mu kazi, so akazi rero hari igihe gatinda, hari igihe kihuta, hari igihe utaha kare, hari igihe utaha utinze. Rero ikintu gihari ni uko mu rugo, niba umwe ari umukinnyi wa filime cyangwa se afite ibindi anakora, icyiza ni uko muganira nk'abashakanye. Niba ari se tugiyeho,
ukabwira umudamu wawe cyangwa se umugabo wawe ukaba dukurikiye ushobora kuba umugore ukina cyangwa se uri umugabo ariko ukamubwira akabazi igihe uri butahire. Ni urugero nk'ubu ngewe ko naje hano mu kiganiro uwo mudamu wanjye arabizi ko naje kugusura, arabizi ko turi kumwe, mbese gahunda zanjye mba nazimubwiye. Niyo yabona ikiganiro ntabwo ari buze kuba surprised, ntabwo ari butungurwe ngo ibi byabaye ryari, si mba namubwiye. Niba ndi butinde ndabimubwira. So hari n'igihe ushobora kumubwira kuri buze kare wenda ukagira challenge kuri set, urabizi hari ibikoresho byanga, hari igihe abazamu tuntu amabateri akaba ikibazo. Yes. Ugasa nk'uri butinde, ushobora guhamagara ugakomunika umugabo wawe cyangwa umugore wawe ukamubwira kuri butinde. So ngewe kuri side yanjye madame wanjye nta kibazo afite. Kubera iki? Mba namuhaye amakuru igihe nkambwira ko ndi butinde cyangwa se ko ndibuze kare. Aho bitumye nkubaza ikindi kibazo sinzi niba gikomeye ariko urakimanaginga mu kunsubiza. Nibyo madamu wamubwiye amakuru yose wamuhaye gahunda yawe plan kwipanze uwo munsi. Yego. Nose nkawe umaze gukina igihe uhura n'agakobwa kakwandikira kanate neza kurusha n'uwiwawe, gafite inzobe inyorotse neza, sibyo se? Nibyo cyane. Icyo gihe yubonye nkiyotse kwenda afite mu kanwa hirabura, wawe nta afite kuko benshi barabikunda. Yego. Iyo uhuye n'icyo kigeragezo nk'umukristo, yego, intwaro ukoresha ni iyihe ugene nko kwijambo ry'Imana? Ngewe nk'umukristo ubundi mwisi hari ibigeragezo byinshi. Hari ibigeragezo ni byinshi pe, kandi ibyo tugenda duha nabyo nk'uko bivuze ni ko Samson yagushijwe n'umugore kandi abagore ni danje kandi sinzi ni danje, abagabo ntabwo ari danje, sinzi ibanga ririmo, ariko abantu benshi usanga bakunda kugwa mu mutego. Ariko hari cyanditswe nkunda muri Bibiliya gikunda kumfasha cyane, kiri mu gitabo cy'Abakorino ba 2 igice cya 5 ku murongo wa 14. Igihe cyose iyo ngeze mu bihe bisa nkaho mpita ncibuka. Urugero hageze ushaka kukugusha, hagiye yashaka kora nk'ikibero runaka cyasa kwerekeye nseko, ibyo bibaho cyane. Somere twumve ukunesha. Iri jambo riravuga Abakorino ba 2 igice cya 5 ku murongo wa 14 ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, ngo kuko twemejwe yuko nkuko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira. Iki cyanditswe rero kiramfasha. Ubwo no ku bwa Kristo no ku bwabo. Yes, ngomba kumenya ko niba ndi umukristo ntabwo nkwiriye kubaho ku bwanjye ngo nabonye agakobwa keza ngo mite niruka. Ibyo ntabwo ari byo. Ari se ukina umupolisi umuvuga butumwa. Samson yarabaye kubwe cyarabaye kubw'Uwiteka. Samson yarariho kubw'Uwiteka. Ko yaguye wowe wishingikije kuki? Ni ikibazo nyine maramatsika dukurikirana kuko uri cyamamare bagomba gukumva icyo uvuga. Yes, okay, ibyo uvuga nibyo gose. Samson yaraguye. Ariko niba Samson yaraguye ntago bisobanura ko nanjye ngomba guhitanga, sibyo se? Umuntu wese nicyo nakubwiraga, gushira intego y'ubuzima nicyo kintu cy'ingenzi. Niba uzi ko uri umukristo, kandi niyo mpamvu buri abantu benshi batinya gukina amafilme. Umuntu amubwira ngo ngwino dukine filme, abadishwishwe ibyo bintu sinabijyamo, birimo ubuhehesi, birimo, ariko ntago biba ari byo. Tugomba kwibuka ko turi abakristo, urumva, kandi ko n'ibigeragezo bihari. Icyo cyo ntago twakirengagiza. Bidushuka birahari, nawe urabizi, ubibona ku masene, kandi abantu dukina nabo se ntago babakijijwe. Nico abantu bagomba kukimenya. Igihe ushobora kugwa sene wazanga umuntu yaje yambaye akantu kagera barara abamura ubusa, turabona bambaye ubusa. Ariko wewe nk'umukristo ugomba guhora wibuka iri jambo rikubwira ngo sinkwiriye kubaho ku bwanjye, bwa Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Kandi nawe mwamuzuminga guca ubwo urasuminga kuri kamera. Abadiopi barabyumva. Niba umukristo uri kuri Zoom ntubitekerezeho cyane kuko ushobora gusanga nawe wakorera. Uranyukije hari filme zimwe zikomeye muri iki gihugu nagiye gushutingamo. Ndi narabaye umudiopi ndi ukamera. Harimo umuntu wambaye utuntu tugufi pe, none nkabura uko nkamera.
nibuka karakazi ewana nkakura aho nshaka ndati bamemba yanjye ariko ndakurura yuze ko ibyo nyine akazi nakazi urimo uraganira neza cyane reka tugaruke ku ngo kuko urubatse ndubatse dufite imiryango ya gikristo kuko niwe fondation y'ubuzima bwacu tubaye mu bwa gikristo eske umugore wawe asi gukina filme nk'umukristo umuvuga butumwa wakina se no mu buriri bo byaterwa nuko imeze byaterwa ko dukinura kuzi ndabizi system ndazizi niyo mpamvu navugaga hari abantu batinya gukina kubera wenda bo baba babona direct final product no gusomana urabimbwiraho ni wasomana nibyo gusomana nabyo urabimbwira wihuse ndaza kubivuga urumva niba ndi umukristo ngomba akazi ntago kagomba kunyambura indangagaciro z'ubukristo bwanjye sibyo mu yandi magambo rero hari scene nuwo urabizi nakurabizi hari scene zo mu buriri hari uburyo ushobora kuyikina ukayikina kandi nanone itarimo kugukoresha ibyaha nagira mbwe n'abantu badukurikiye buriya zira scene mubona zo mu buriri niki nimwibaze ngo n'abantu babiri babajyamye hariya abara abakameramani aba soundmen nkangahe haraba mbese director nk'ababiri harabuze abantu benshi cyane so nta kintu kibi cyapfa kuhakoreka uretse ko hari ababikabya nyene bikaba birebire gusa ngewe nk'umukristo ntago nakina scene gusomana sinzi uko ushatse kuvuga ko ariko bizu mugasomana neza nkuko bindi biri deep nkuko wabikora no mwashakanye birangiye ntago nabikora ntago nabikora kubw'indangagaciro zanjye nk'umukristo ntago nabikora ariko hari ababikora sinabajudginga wenda bafite impamvu zibatera ariko nk'umukristo nkanjye ntago nabikora kuko simbyemere kuko hari na filme iri kubice bigacikamo iminsi barabasomanye bizera ku mashosho media cyane ariko n'uburenganzira bwabo ntawe twajija gusa niba uzi kuri umukristo ugomba kugumana indangagaciro rya jambo twasomye kwibuka kutakwiriye kubaho ku bwawe none se iyo ugiye kuri set yo gukina filme nire jambo umugore akubwira ugishukuri ashaka ati mugabo wirinde umugore wanje ari abakobwa bamwe n'abajya abona muri film akamwira ngo Imana izakurinde gurana n'abari abantu kuri shoot waje ari umukobwa umwe madame wanje akunda aramukunda areka mbya turi umukobwa yambarana nico kintu dupfa cyonyine ni umukobwa mwiza azi gukina filime ariko yambara nabi so rero madame nubwo abazaho ngiye ariko ngira ngo asigara yinginga avuga ati umurinde abakobwa ari bure nabo ariko kameme kubera ko nzi icyo nshaka ntabwo najya mu bindi bitari byiza turafugana ku musozo none ndashaka utwigisho gato cyese udusonera gatoya kubijyanye no guhuza umutima kubashakanye uburyo bahuza umutima umwe akora sinema unafite akazi gasanzwe kuko urugero nkanjye ngiye n'umugore wanjye nibyo dukora twese turabakinya filime nibwo buzima ndi umudirector ndabikora ndabyandika nkabiyobora nge dusanye ubwo buzima none wa wundi udafite umugore cyangwa umugabo badahuje umwuga umwe akora sinema unafite akandi kazi ni gute bahuza umutima kugira wese yizere ko mugenzi we ahari ari faithful ari umuntu umwizerwa ntabwo ndi bujye kure ibyo nari navuze mbere ubundi ikintu cya mbere no kugiranira icyo cyizere ni ukugirana icyo cyizere nk'abantu bashakanye buriya iyo icyizere gitakaye mu rugo urugo rurasenyuka kubera ko umugore wenda ashobora kuba ari nko kuri set urabona utujya tuba turiho urujya ubibona ugasanga yenda nk'umugore wawe yicaranye n'undi musore cyangwa se n'umugabo noneho wenda bakaba baguha amakuru uti umugore wawe yirirwa yicaranye n'abasore yiga yicaranye n'abagabo
ugahita wumva umutwe urashyushye, umugore wanjye yanciye inyuma iki n'iki. Kubera iki? Ntabwo umufitiye icyizere. Ariko umugore wawe umufitiye icyizere, umugabo umufitiye icyizere, akazi kose yaba arimo. Rega sa ntabwo ari filime. None ntushobora kujya mu rugendo rw'akazi wenda ukava nko mu gihugu urimo ukajya mu kindi ugiye mu kazi, ubwo se umugore wawe atagufitiye icyizere yazasara mu mutwe. So ikintu cya mbere ni ukugira icyizere. Ikindi cya kabiri ni ukumenya ko ibintu murimo ni ibintu bibingiriza amafaranga. It's a business. So ikintu rero kimaze kuba business ugomba kugifataho serious, ugomba kuba serious naco, kubera ko urazi niho uvana umugate, niho uvana school fees z'umwana, niho wishura amafaranga y'inzu wenda niba ukodesha. So umugore cyangwa umugabo agomba kumenya ko ibintu urimo n'akazi. Ahubwo byakabaye byiza umusengeye umugabo wawe cyangwa ugasengera umugore wawe kugira ngo ibintu arimo bikomeze bitere imbere. Kuko uko bitera imbere niko nabo ubuzima bwanyu butera imbere. So uriko rero guhuza umutima, gusengera hamwe, gukorera hamwe no guconnectinga bituma nyine n'ibyo bintu murimo bikomeza byaguka kandi Imana ikabaha umugisha. None se police cyase harise byose ndabivuga ndabimixing. Ubona izi ngo z'abastari ku isi, reka ndeke kuva mu Rwanda gusa, ku isi kubera iki kumanaginga urushako na fame biragora cyane? Ubona ari iki kibyica cyane? Ubona ari iki kibyica izi ngo z'abastari? No reka tuze mu bastari, haba gospel, haba secular, haba nibindi. Izi ngo z'abastari ubona ingo z'abakenshi wumva ni divorce, bashwanye, batonganye, usanga abo babyaye urwo rubyaro bigendeyemo. Akenshi niyo wambwira kimwe bibiri gituma bisenyuka bitubatse neza, ubona ari kiyi? Okay, ni twavuga ibintu byinshi, ariko nje hari ikintu nkunda kwitoza cyane. Ubundi ibintu byose bihera kuri fondation. Kuri fondation, sinzi ukuntu nakita mu Kinyarwanda. Fondation, umusingi. Ubundi mbere yo kujya mu kintu ugomba guhora ufite options zitandukanye, kuko umuntu wese atangira ikintu yiteze ko kizaguka, urumva ko kizaba kinini. Hari umuntu yigeze kutwigisha ikintu atubwira ngo itegure kuri 6 mbere yo ko winjira muri success. Banze witegure, wibwire ngo ejo ninaba narakize cyangwa narabaye famous nzabyitwaramo gute. Urumva naho rero abantu benshi bigorera. Ubundi ugomba kubanza kubyitegurira mbere. Niba uri umugore, niba uri umugabo, niba muri couple, mugomba kubanza kwitegura. Ejo Imana niduha nka miliyoni 100, tuzazimanaginga gute? Kuko ari abantu zigwiraho bagahita batakaza control. Urumva? So ikintu rero cyihutirwa cyane ni naco benshi, ni nawo mutego benshi bagwamo, bisanga barabaye famous ariko batariteguye uburyo bazitwara muri yo 6. Urumva? Naho ubundi bipfira, kuko wariteguye neza. Ni nka kuri umuntu yagiye kubaka etage, nakabyuka igitondo kimwe ngo ayubake, abanza agategura ubutaka, akareba neza niba buza etage izahakomera, agategura ibintu byinshi. Iyo preparation rero ya mbere ni abantu benshi igora. You see? So iyo rero utiteguye wisanga warabaye umusitari ugahita ugwa mu mutego. Sibyo? Icyo ni cyambe. Icya kabiri gituma abantu batumvikana mu rugo, naco Bibiliya ivuga, ni ikintu cyitwa ubwibone. Byanditse muri Bible. Bibiliya avuga ngo Imana yanga bibone, irabanga. Umuntu w'umwibone Imana iramwanga, iramuzira, ariko ngo abicisha bugufi irabazamura. You see? So rero ikintu kiba rero kindi, uzi yuko ushobora kuba muri umugore n'umugabo, mwararuhiyanije, mwari mukenye, wenda mwari mu buzima busanzwe, none Imana ikazamura nk'umugore cyangwa ikazamura nk'umugabo, umwe muri mwebwe. Ubwibone nawe bugahita bugutera, ukabona wa mugore wawe ukamusuzuka, ukabona ntago mukiberanye, arashaje, ufite iminkanyari. Wareba umugabo wawe ukabona ntimugikwiranye, ushaka ubwibone. None abantu bose bagukomera mu mashi, kavuga ati ana ndi igitangaza ndarenze. Ubwibone iyo bwaje rero butuma n'ingo zisenyuka.
twavuga n'ibindi tuzakomeza wenda ariko ibyo ni iby'ingenzi. Numva nyifite byinshi byo kukubaza ariko reka tube ducumbikiye aha. Yego. Uvuza amagambo meza ariko sinasoza utagiye inama abakristo, abavuga ubutumwa, abapasiteri, abastare bakijijwe, utabaye inama byibuze uko bagomba kwitwara mu buzima bwa buri munsi bwa gikristo. Handi ni umusitari kazitonda ko hari unzi yanze umudamu we ajya mu bizungerezi mu bizubazuba bifite amabuno nayo mataye nibaka bisigaye amavuta ntazi wawundi wamubyariye abikibazo. Inama rero mu masegonda. Yes, inama nabagira ubundi ibintu byose muri Bibiliya birahari. Imana yigeze kubwira Abisirayeli ababwira ngo nimwajya mu gahaga ntimuzigere mwibagirwa aho Imana yabakuye. Amen. Sibyo? Yes. Abantu benshi bajya bibagirwa pe. Ukibagirwa ko wigeze kurara hasi by'akawunga gusa, Imana none irakuzamuye uri umusitare, uhise wibagirwa Imana, wibagiwe umugore, wibagiwe umugabo, wibagiwe abantu mwakuranye kandi Imana yakugiriye neza. So ntuzigere na rimwe wibagirwa aho Imana yagukuye. Ikindi, niba Imana yaraguhaye impano iyo ari yo yose uzahore wibuka ko impano Imana yaguhaye yayiguhaye kugira ngo uyikoreshe Imana ihabwe icubahiro. Iyo niyo topic y'ubutaha uko twakoresha impano zacu dukijijwe muri uyu mwuka. Bakunzi ba T-Love and Chain, murakoze cyane, turabashimiye ko muhora mudukurikirana. Mwereke urukundo muvuga butumwa uyu mupolisi munabara ubuzima, nawe mukunda like, share and comment. Yes. Kandi niba muhaye welcome mu commenting aho hasi. Reka rero adesha umugisha eshe n'umugisha abakunzi ba T-Love and Chain. Hanyuma dusoze. Yes. Mana turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza, tugushimiye ko abanye natwe. Amen. Dusaba umugisha abantu bose badukurikiye nonaha n'abazadukurikira n'abazasharinga ikiganiro kugira ngo kigere kuri benshi. Ukomeze kubaho umugisha. Tugirire neza muri byose. Imbaraga zawe zituremera amashimwe kandi ubuzima bwacu buhindurwe nawe. Uko dukomeza kuzamurwa mu mpano waduhaye natwe dukomeze kugukorera. Uzobukoze mwami Imana. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Ciao.